Ndabasuje cyane inshuti bakunzi bacu. Uyu munsi nanone ngarutse kubagezaho amakuru agezweho aka kanya nkuko twabibasezeranyije ko tuzajya tubagezaho amakuru agezweho kandi yihutirwa. Uyu munsi rero nje kubabwira iki? Wa muhungu wanyu, wa muhungu mukunda cyane, wa muririmbyi indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akomeje gukora amateka ahambaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Nyuma y'iminsi mikeya cyane asohoye indirimbo ebyiri zikurikiranye, uyu munsi nabwo yongeye gushyira hanze indi ndirimbo, ni Israel Mbonyi. Muti rero yashyize iyihe ndirimbo hanze? Indirimbo iri gukundwa cyane ndetse iri kurebwa cyane ku rwego rwo hejuru ku buryo buhambaye ndetse budasanzwe. Nagira ngo nawe uze kujya kuyireba maze wumve ubutumwa burimo. Ni indirimbo ikoze mu buryo bwa gakondo, ni indirimbo ikoze mu buryo butuma buri wese yayisangamo. Reka nze rero nkubwire, banza ukore subscribe, ukore share na comment kugira ngo tujye tubana, ubundi ndaje nkubwire uko byifashe kuri uyu mugabo witwa Israel Mbonyi, ukundwa n'abatari bakeya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wakwibaza uti ubundi byatangiye gute, ryari? Ni mu byumweru 4 bishize, bivuze ko ari nko mu kwezi kwa 10 nibwo yashyiraga indirimbo hanze yo mu rurimi rw'igiswahili yitwa Sitamuacha. Iyi ndirimbo ni indirimbo yakunzwe cyane ndetse irebwa n'abantu benshi cyane, yaba mu Rwanda, muri East Africa no kuba mu bihugu tugiye duturanye bivuga ururimi rw'igiswahili. Ni Tanzania, ni Kenya, ni Congo, ni mu Bugande, mu Burundi n'ahandi hose afite abakunzi benshi bagenda bamukurikirana cyane. Iyi ndirimbo rero kugeza ubu ngubu hashize ibyumweru 4 imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni n'ibihumbi 600. Ni abantu benshi cyane ku buryo utabyumvisha. Ni urwego ruhambaye uyu mugabo agezeho ndetse indirimbo ze zihuta cyane. Adatinze mu minsi 9 gusa itambutse nabwo yahise asohora indi ndirimbo ndetse irakundwa cyane. Indirimbo yise Unkebuke, ni indirimbo ituje, ni indirimbo ushobora kumva aho waba uri hose, waba uryamye, waba uri kugenda, waba uri mu modoka, waba umeze ute, ahantu hose iyi ndirimbo ushobora kuyumva. Ni indirimbo nanone yakunzwe cyane, ubu ngubu imaze kurebwa n'abagera ku 530 ndetse igikomeje kuzamura imibare. Urumva ugereranyije n'iyi ngiyi imaze kurebwa mu byumweru na miliyoni n'ibihumbi 600 mu byumweru 4 gusa, noneho ahangaha ikaba imaze iminsi 9 gusa, bivuze ko ni icyumweru n'iminsi mikeya ikaba iri kuri uru rwego 530. Ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo nayo ishobora kuzarebwa n'amamiliyoni. Atitaye rero ku gihe gito cyari gishize asohoye iyi ndirimbo, kuri uyu munsi yasohoye iyindi ndirimbo yitwa Uriya. Ni indirimbo iri kurebwa cyane, ni indirimbo nziza cyane, indirimbo ikunzwe, ni indirimbo yakoze mu buryo budasanzwe. Ubundi tumenyereye ko izindi ndirimbo agenda zikora mu buryo busanzwe, kuko nk'iriya ndirimbo yitwa Sitamuacha ni indirimbo ikozwe mu njyana ya amapiano. Ni indirimbo yakundwaga n'abantu benshi batandukanye, yaba abantu bo muri secular, yaba abantu bo muri gospel ndetse n'abandi batandukanye bagendaga bayikunda kubera ko buri wese yazaga ayisangamo, atitaye ko ari indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana gusa. Kandi nzi ko n'ubundi nta muntu utariho kugira ngo aramye Imana ndetse anayihimbaze. Niyo mpamvu wabonaga yaba ukunda secular, yaba ukunda gospel, bose bayisangagamo. Ari nayo mpamvu navuga ngo imaze kurebwa kuri uru rwego kubera ko itari isanzwe. N'iyi ngiyi rero Uriya nayo ntabwo isanzwe kubera ko ikoze mu buryo bwa gakondo, ikoze mu buryo butuma umunyarwanda aho ari hose ayisangamo ndetse ayiyumvamo, kubera ko ni indirimbo yakoze yakenyeye ndetse n'abandi bantu benshi bakenyeye, abyina shayaya, atega amaboko, wumva ko ari indirimbo ihimbitse neza. Nayo rero iri kurebwa mu buryo bwo kwihuta cyane kubera ko iyi ndirimbo kugeza ubu ngubu imaze kurebwa n'abantu 51,000 mu masaha 4 gusa. Ni ukuvuga ngo igihe ndi gukora iki kiganiro iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abantu 51,000 gusa, ndetse bashobora kuzamuka ubona ko ifite speed idasanzwe kuba iri kwihuta ndetse inarebwa ku rwego rwo hejuru. Ni umugabo ukomeje gukora amateka mu gihugu cy'u Rwanda, yaba muri gospel, yaba muri secular. Ndakeka nta muhanzi rwose uri kumuhiga kuri ubu ngubu kubera ko kugeza ubu ngubu aba subscribers afite kuri YouTube channel yiwe
aho ya uploading izi ndirimbo afite miliyoni 2 n'imisago. Ni ukuvuga ngo ni abantu miliyoni 2 bamaze kwiyandikisha ko bamukunda, nyine bazajya bamukurikirana mu ndirimbo ze ashyira hanze, yaba mu tuntu n'utundi agenda ashyira hanze. Bivuga ko nyine uyu mugabo ntago akunda gukora ama live, kuko nko kuri live videos yagiye akora ni live imwe gusa y'iminota 53 nayo yarebwe na miliyoni 1,400,000. bivuze ko uyu mugabo akurikirwa cyane cyane. Afite indirimbo zigiye zitandukanye. Ngubu hari indirimbo ye yarebwe cyane mu ndirimbo zose yakoze, ni indirimbo ya Ninasiri yarebwe na miliyoni 86 mu myaka 2 ishize. Iyi ndirimbo yarakunzwe mu Rwanda, ku isi hose, muri East Africa muri rusange yarakunzwe ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo nyine yarebwe, urumva miliyoni 86 fata ni nk'u Rwanda inshuro 80, abanyarwanda bose inshuro 80. urumva abo bantu ni benshi cyane. Hanyuma akaba indi ndirimbo ni Tamini nayo yarebwe na 52. Hanyuma Sikiliza ni indirimbo z'igiswahili, bigaragaza ko indirimbo zo mu zindi ndimi ze zikundwa cyane, zikundwa n'abatari bake. Nayo iza kurebwa na miliyoni 24. N'indi yarebwe na miliyoni 24 ni Marengo ya Mungu na miliyoni 18. Kanami ndetse yarebwe na miliyoni 12. Amenisamehe ni indirimbo z'igiswahili, nyine murabyumva ko arizo zigiye zitandukanye. Bivuze ko indirimbo nyinshi ze zibagera mu mamiliyoni yagiye ahimba zigiye zitandukanye. Reka rero ngushimire wowe ukomeje kubana natwe muri ibi biganiro tugenda tubagezaho, na update tugenda tubaha umunsi ku munsi. Tujye tubana kandi ukore subscribe nyamuneka, tuzajya tuguha amakuru agiye agezweho, ndetse ay'ibyamamare, muri entertainment, ay'imikino n'ibindi byose tuzajya tubona ko mukwiye kumenya, tuzajya duhita tubibagezaho. Gusa nawe ntabwo twagenda tutababwiye ko kugeza ubu ngubu ni inkuru twavuga ko idashimishije, irababaje. Muyango na Kimenyi bamaze kubona divorce, bivuze ko official n'ubundi ni vuba cyane bagahita byanonswa ko bamaze gutandukana. Urugo rwabo hadaciye igihe kinini rwose rukaba rurarangiye. Ibi nkuru mu bitangazamakuru zivuga ngo Muyango umugore wa Kimenyi zikaba zirarangiye, ntizizongere kuvugwaho ukundi. Binavuga ko Kimenyi yaba yamaze kwerekeza mu bihugu byo hanze, mu Bushinwa, nubwo hari n'indi nkuru twabonye bivuguruza ko atari hari, ariko yagiye gukorera nyine muri ba bihugu byo hanze, zabura hakurya y'amazi, niho yagiye gukorera akazi muri iyi minsi, nyuma y'ibihe bitoroshye mu rugo rwe n'umugore we. Bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo babe batandukana. Abana natwe ujye ukomeza ujyane natwe, ndagushimiye cyane.